Yes, welcome back muri Isibo FM. Nizere ko meze neza cyane aho muri yaba mudukurikiye kuri 98 n'ibice 7 cyangwa ukanyura kuri Isibo TV and Radio Official ngone kuri YouTube. Nibo hari nezera ko tubanye neza cyane muri amasaha mumeze mutse byifashe bite uyu munsi wagenze neza? Hapo wagenze neza. Ni utagenze neza dukurikiye muri amasaha abiri nazo kugenda neza cyane wiyumvira 98 n'ibice 7 Isibo FM. Muri amasaha kinje muri Isibo radicyo kigano kurikiye muri aka kanya cyangwa se gukurikira muri amasaha ya 3 saa 10 saa 2 turi kumwe tuganira ku bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se ku rugana rw'imyidagaduro cyane ko rigo tubamo muri aka kanya tukarebera hamwe ko byifashe ko bimeze industry mezite cyangwa se rava herekeza hehe byose babirahangaha kuri impapuro zacu babi kumwe babirahangaha cyane tubiganiraho tukareba ko byifashe cyane aho biva naho byerekeza muri amasaha turi kumwe nande turi kumwe n'iki gihe hari kuri uyu munsi none nduze kubabwira bimwe twagiye kwiga ko minsi yashe tuvuga tuti kuki Bruce arimo gukora ibitaramo bihagaze bite hage twavuze ibitaramo bizenguka igihugu cyane ko atagaragaye ibitaramo bizenguka igihugu nkuko bamwe babyiteze aho ngo bihagaze bite niki cyabaye rero kubyumva ngaha cyane ndaza kuvuga ngo nerekeza kuri Kiriku Akili the guy mu minsi yashize yageze kuri airport bamuvuza bijyanye n'umuziki nyarwanda hari i Burundi agira icyo bivuga twabigarutseho ngaha nibiganwa mwaje mubibona ngo dukurikira kuri YouTube ngo ya Isibo TV and Radio Official uyu munsi yaje kongera kugira icyo bivugaho aravuga ati mwanyumvise nabi nicyo ashaka kuvuga biranga muri iki kiganiro ndaza kuvuga ngo nekiza kuri Sia ngo yari kumwe n'umukunzi we baratandukanye ako bamaze gusaba gatanya ngo yayihabwa nimamvuze ko ngomba kwigarukaho bitewe nuko ibyo umugabo yasabye biraremereye cyane aziko yabwira amafaranga asabwa ko yajya muhereza buri kwezi agomba kumutunga n'umugabo yasabye karakuzi yaramaze kujyamo bwijyanye n'ibyamamaye cyangwa se kubaho ubuzima bana n'icyamamare bigomba kusaba ibintu byinshi cyane utakaza byinshi unyira muri byinshi iyo tuza kujyamo cyane tubirebera hamwe nabyo ngibyo ndi kuvuga ngo nekize kuri Nicki Minaj nguyu twamugara so mu sashe tuvuga uburyo yatatse uwitwa Cardi B ariko ngamaze kuvuga ko nyiri muziki yagiye ko yagureka ariko izo ngizo niyo tuvuze kubyemera ko yajya yikureka cyane ko misi yashize igeze kubivuga nabwo akabyarangiye ataburetse ibi nabyo ntibyabura gutwika nkuko tubivuga hanga tuza kujyamo cyane si byo nyine dufite Lydia Jasmine ari Kigali yazanywe n'iki byifashe bite n'iki kimuzanye yaje kuvuga ko ahangaha nyine afite inkomoko reka bivuge gutyo si inkomoko ni yehe ni papa we cyangwa se nabandi bantu mu muryango we nabyo baza kubyumva ngaha muri iki kiganiro kisabwa no kuri hafi cyane atagiye ikintu kimwe kigucika nze kugaruka kuri Jay-Z uyu nguyu mu minsi yashize ari muri Arabia Saudite cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu niho yari Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu niho yari nagira Arabia Saudite nagira yari niho ari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu niho yari muri Abu Dhabi yakoze iki cyangwa se yajyanywe n'iki nazo kubwira cyane hangaze kuba uri hafi nanone zo kukubwira kubijyanye n'uwitwa Mr Bean ko umwita iyi ngwaje kwagaragara muri filime nshyashya ndetse ko bwizine ryayo nigiza sohokera mu muheruka mu mwaka wa 2022 muri filime yitwa Man vs Bees cyangwa se umugabo nona n'uruyuki kabivuge gutyo kugira ngo kubyumva neza niba kuri cya Mr Bean ndazi ko ukumbuye kumubona muri filime hari filime agiye kugaragara mizasohoka mu kwezi kwa 12 iyo filime niye naraza kuyumva hangaha umenye yariyo we n'ujye kure cyane nazo kumenya uko byifashe kuri iyo filime cyashya ya Mr Bean agiye kubagaragaramo byose birahangaha cyane nizere ko mwazi kubyitegura mu nyine kuri 07822493 iri muri WhatsApp nunyandikira kubona ubutumwa bwawe cyangwa se umuhamagara wa telefone yamaze gukunda nibikunda zo kukakira cyane gusa reka maze babwire ko ndi kumwe na telefone iyi ngi ni telefone igezweho ijyanye n'icyerekezo ya Tecno Mobile